umva nkubwire. Hano ho ndabizi ko mushobora kuntera amabuye, hari uburyo twitwarana ko muri sosiyete ugasanga ugize ikintu uhinduraho byakunda. Urugero, wandikiye umuntu ntabwo muziranye, uhise uvuga ngo bitese, ntabwo muziranye, wenda ni umuntu mukuru cyangwa n'umuntu ukeneyeho serivisi, wasabye nimero umuntu kugira ngo ugire icyo kintu umubwira. Noneho wajya kwandikira uwo muntu ukandika ngo hayi, ugategereza ukazategereza ko gusubiza kugira ngo ubone kumubwira icyo ugiye kuba wamubwira. Biriya bintu rero hari igihe umuntu wandikiye aba ari busy kuvuga ngo hayi, nawe akagusubiza hayi, ukongera hey, nawe agasubiza hey. Nukuri umuntu ahita asa nakurambirwa atarumva n'icyo ugiye kumubwira. Ariko ibyiza wahita uvuga ati mwiriwe, muraho, hello, hayi, cyangwa niba ari ushaka gukoresha nitwa kanaka, nifuzaga kukuvugisha kubera izi mpamvu izi n'izi, niba ngombwa namubwira ati navanye nimero yawe kuri kanaka, hari serivisi nange ukeneye imeze na gutya na gutya na gutya na gutya. Urumva ukuntu biri clear. Uwo muntu niyo yaba ari umuntu udafite umwanya, igihe aboneye umwanya ahita asoma message, amenya icyo umushakira, agusubize niba ari na serivisi aguhaye igufasha. Ariko akandi kantu ngewe kambangamira personally, ugasanga uvuganye n'umuntu kuri telefone ahise akubwira wemeze bite? Ibiki? Sone yavuze ibiki kuko bizi ko najya mbimubwira. Like kubera iki wumva ijambo rya mbere wabwira umuntu umuhamagaye ngo bimeze bite? Ibiki namakamye mwohereje ahantu uri kumubaza aho bigeze. Ni imari watumije, ni ibiki ibyo bintu buri kubaza kweri? Kuki utavuga ati mwiriwe, muraho, amakuru bimeze bite? Sone bari gusaka kuko bizi ko ndabimubwira. Ndabyanga kandi ntekereza ko hari n'abandi bantu babyanga. Ni byiza ko wakwiga gusuhuza umuntu niba muhuye. Ibaze ngo bitese, bimeze bitese, ntabwo muzi uwo muntu, nta nubwo uzi mudarimo. Bro, vuga n'ikinyabupfura uvuga ati mwiriwe, mfite ibi n'ibi nshaka kukubwira, mwaramutse, Sone umeze neza, noneho nawe mfite ibi n'ibintu rwose ukaza, bimeze bitese, ibiki like bari kubaza se binavuga bimeze bite, ni ibiki twigeze kuvuganaho, ari gukora follow up. Bimeze bite, twireke tusuhuzanye bisanzwe. Ntabwo biri cool, nukuri niba ubikora uzi ko biri cool, ntabwo biri cool, biri hasi cyane. Nimunera amabuye, but bimeze bite mani irambangamira. Niba tuziranye mbabara ntukampamagara umbwira ngo bimeze bite, ujye uvuga ati Anto wiriwe, nitwa kanaka kuko nanjye niko mbigenza. Ndi allergic ku bantu batagira ikinyabupfura kuri telefone cyangwa se no mu buzima busanzwe. Ariko kuko ngiye bimbangamira, naketse ko hari n'abandi bibangamira, ndavuga reka mbikubwire kugira ngo nawe uzabigerageze. Nujya kwandikira umuntu muri message cyane cyane mu kazi, n'umuntu ushaka gusaba serivisi mu kazi, nukuri mwandikire ibintu byose bikugenza. Muraho, nitwa kanaka na kanaka, nibi nabashakiraga. None niba uhamagaye umuntu mwiriwe neza, nitwa kanaka, nifuzaga ibi nibi, ese birashoboka mufite umwanya, ibintu nk'ibyo, ku buryo nyine umuntu ahita kumva. Ariko ibintu byo kuvuga allo bimeze bite, wamenye, niba utamenye nta kibazo guhita ukupa. Ninde uhomba muri abo bantu babiri? Niba ushaka uwo muntu ubwo ugahita urakara kubera ko ni umuntu wenda mwiganye kera, ngo ntabwo afite nimero yanjye. Gute udafite nimero yanjye? Ahubwo se gute ategetswe kugira nimero yawe niba mutavugana? Nyine ukuri tujye twibwiza ukuri muri sosiyete, ntukumve ibintu byose ntitukabyegereza umutima ngo uhite uvuga ngo ni gute udafite nimero yanjye. Kuko mana abantu basigaye birata, ntabwo ari ukwirata, ntabwo uhiruka kuvugana nawe atunge nimero yawe gute mumaze imyaka 10 mutavugana. Kuki wumva agomba ko bayifite? Mbwiza ukuri rero. Niyo waba ukeka ko umuntu ayifite, uravuga uti muraho, nitwa kanaka, sinzi niba unyibuka, twariganye, twarakoranye, twahuriye naha, hari ibi nibi nashakaga kukubwira. Niyo waba ugiye kumuha akazi, ntabwo biguha uburenganzira bwo gusuzugura umuntu. Niko ntekereza. Nyine tugire ubwo bumuntu, ubwo bunyarwanda bwo kuvugana ikinyabupfura.